Imana ishimwe ku bwanyu mwebwe mudahwema kugaragaza ko turi kumwe mu biganiro. Imana ishimirwe uburyo musangiza ubutumwa inshuti zanyu. Imana ishimirwe nanone uburyo mutwandikira mutubwira uburyo ubutumwa bwiza bwabagezeho, mutubwira uko mwabwakiriye. Ibyo dukomeje kubishimira Imana cyane, namwe tubashimira. Tubibutsa nanone ko dufite groupe ya WhatsApp, ushaka kuyijyaho uratwandikira kuri nimero ya MTN 0784 42 hanyuma tukagushyira kuri groupe. Ni groupe tuganiriraho iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Ubwo rero ni ikaze, ni karibu. Ibyo wakwifuza kubaza byinshi uzajya ubitubarizaho, natwe tugusubize, kuko hari n'abandi benshi bariho bagutegereje kwakira no kuganiriza. Ariko nawe turagutegereje kugira ngo utuganirire, kugira ngo turusheho gusobanukirwa iri jambo ry'ubutumwa bwiza, iri jambo ry'umukiro w'abari mu isi. Ijambo ry'uyu munsi rero turarisanga mu Baroma ibice 6 umurongo wa 23. Haratubwira ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri biratangaje kuba abantu bataramenye iyi nzira Imana yabaciriye yo kubaha ubugingo buhoraho, cyangwa se yo kubaha ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu umwami wacu. Yuganira n'abantu benshi ntabwo batinya kubwira ko ijuru bazariheshwe n'ibyo bakora, ntibatinya kubwira ko ijuru rizava mu masengesho basenga, ntibatinya kukubwira ko kwiyiriza ubusa, gutanga icya 10 n'amaturo n'ibindi byinshi bakora ko ari byo bizabajyana mu ijuru. Ariko ntibishoboka. Ijambo ry'Imana ritubwira neza nk'uko tumaze kurisoma hano mu Baroma, ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ntabwo rero ubugingo buhoraho bwaba impano ngo nanone buhindukire bube igihembo cy'imirimo myiza y'umuntu. Ntabwo byashoboka. Iyo biza gushoboka, ntabwo Kristo aba yiririwe aza mu isi kugira ngo adupfire. Batubwiye ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ubundi hashingiye kuri kamere yacu dukomora kuri Adamu, hashingiye ko tudashobora gukiranukira Imana ku rugero ishaka, kubw'iyo kamere nyine, ubundi cyari kidukwiye kwari ukurimbuka twese nta n'umuvuyemo, cyangwa se gutandukana n'Imana by'iteka ryose, tukoherwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Icyo niyo yari gikwiriye inyoko muntu yose, cyangwa se umuntu wese ukomoka kuri Adamu. Ariko Imana yaradukunze, yifuza kudukiza urupfu rw'iteka. Ifata ubunyabyaha bwawe, ifata ubunyabyaha bwanjye, irangije ibushyira kuri Yesu Kristo, ndetse irabumuhanira. Igihano gikwiriye ibyaha byawe, urupfu, nk'uko batubwiye ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, urupfu rukwiriye ibyaha byawe, urupfu rukwiriye ibyaha byanjye, urupfu nari kuzapfa, umubabaro nari kuzagira ndi mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Uwo mubabaro wose Imana iwushyira muri Kristo. Rwa rupfu rubi rwari runtegereje, Kristo ararupfa, ariko ararurangiza ku munsi wa gatatu arazuka. Ibihembo by'ibyaha byanjye biba bigiye kuri Kristo Yesu. Ntabwo Imana yirengagije ibyaha byanjye, ntabwo Imana yirengagije ububi bwanjye, ahubwo
Imana yabuhaniye Yesu. Imana yahaniye Yesu ububi bwanjye. Imana yababaje Yesu mu cyimbo cyanjye. Urupfu rwari runtegereje, Yesu yararupfuye kandi Yesu yararurangije. Niyo mpamvu nta rupfu rw'iteka ntegereje. Niyo mpamvu nta bihembo by'ibyaha ntegereje. Abantu nyamunda kuganira nabo cyane ijambo ry'Imana, umuntu akubwira ati ibyaha byanjye byandimbura, ndamutse nkoze icyaha sinkihane, ngapfa nta kihannye uwo munsi najya Gehinomu. Ariko nkababwira nti niba Yesu ahubwo atarapfiriye ibyaha byawe byose, n'ubundi uzajya Gehinomu, kubera ko n'ubundi kwihana icyaha cyawe ntabwo byashoboka, kuko ku Mana iyo yari yamaze kuvuga ko ibintu by'ibyaha ari urupfu, kandi urupfu rubi, urupfu rw'iteka, gutandukana nayo by'iteka ryose. Niba Yesu atarahaniwe ibyo byaha byawe, niba Yesu atarababarijwe ibyo byaha byawe, n'ubundi ntabwo wabyikuraho ukoresheje amagambo yo kwaturira mugenzi wawe, n'ubundi buryo abantu bakoresha bibwira ko byatuma Imana ibabarira ibyaha. Ariko hano iravuga nk'ibihembo by'ibyaha n'urupfu. Igishoboka ni kimwe rero, ni ukwemera ko Yesu yarugupfiriye, bityo Imana ikaba itazabukwica, ukabukiza urupfu rw'iteka. Nabwo abantu iyo bavuga ngo twarakijijwe, akenshi ndatangara, kuko usanga nta n'uwabashije kukubwira ngo nakize iki. Ariko icyo Yesu yadukijije kandi by'iteka ni urwo rupfu nyine twari bupfe nk'igihembo cy'ibyaha byacu. Umubabaro twari buzagire turi mu nyanja umuriro n'amazuku, uwo ni wo Yesu yadukuriyeho. Yesu apfa, Imana yari idekaraye cyangwa se yari yemeje ko itwishe cyangwa se kwiduhannye, iduhaniye muri we. Yesu azutse, Imana ihamya ko turangije igihano cy'urupfu rw'iteka yari yaduteguriye. Ariko byumvikane neza ko urwo rupfu noneho twarurangirije muri Kristo, aho kuba urw'iteka ryose. Iminsi 3 ishize, uwo mubabaro wose Imana yari yaragennye kutubabaza ibu turangirijemo, turangiriza muri Kristo Yesu. Imana ituzuye rero ibihamije ko turabera imbere yayo, ko nta kibazo tugifitanye nayo. Nakubwira rero ngo ubitekerezeho cyane, niba Yesu atarapfiye ibyaha byawe byose, niba urupfu rwa Yesu rutarabaye impongano y'ibyaha byawe byose, icyashoboka ni kimwe gusa, ni uko wategereza wowe ukazipfira urupfu rw'iteka. Nta kindi kintu Imana yagennye ku cyaha. Ntabwo yavuze ko hari ikindi kintu wakora kugira ngo icyaha cyawe kikuveho, ahubwo yaravuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Niba ari urupfu rero, swate uremera urwo Yesu yapfuye mu cyimbo cyawe, wemera icyo gihano cyagiye kuri Yesu mu cyimbo cyawe, cyangwa utegereze urwo wowe uzipfira. Kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, nta kindi. Si amasengesho, si amarira, si amaganya, si agahinda, si oya, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ubwo ari urupfu rero, inzira ni ebyiri gusa, ni ukwemera warupfuye mu cyimbo cyawe ukabura rukize, cyangwa se ugategereza ukazarupfa ukarwipfira ukarimbuka. Ni izo nzira zonyine zihari. Ngo ahubwo impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Nakubwira ngo ahubwo akira ubugingo buhoraho tubonera muri Kristo Yesu, nk'impano Imana yatugeneye ubwo yaduherezaga Yesu. Imana ibonye ko nta yindi nzira byacamo kugira ngo umwana w'umuntu akire, yohereza Yesu kugira ngo amupfire urwo rupfu rw'iteka, arumurangirize. Uwo mubabaro w'iteka yari kuzababazwa, Yesu awubabazwe mu minsi 3 awurangize, akubitwe nk'uko yakubiswe, bamucire amacandwe, bamuhambike ikamba ry'amahwa, byose abyihanganire kugira ngo Imana inyurwe n'igihano yagomba kuzaguhana. Ibyo rero byemere, hanyuma Imana nayo yahamije kuzabyemera, izamuha ubugingo buhoraho nk'ingurane y'urupfu rw'iteka yagomba gupfa. Iyo ukize urupfu rw'iteka uba uzutse uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo buhoraho.
ngavuga nti rero nta yindi nzira ihari, nta nizabaho yo kwakira ubugingo buhoraho cyangwa se ijuru, ni ukwizera ko Yesu yapfuye urupfu wagombaga gupfa rwose akarurangiza, hanyuma nk'ikinyuranyo akakwihera impano y'ubugingo buhoraho kugira ngo nawe wibanire n'Imana by'iteka ryose. Iyo mpano rero ye kugucika, ntihakagire ugushuka, ntihakagire ukubeshya ngo hari ibyo uzakora biguheshe kujya mu ijuru. Ntabyo. Imana iza kubona ko bihari, Yesu ntiyari kwirirwa apfa. Yesu yapfuye kugira ngo Imana wowe ntibe ikikurimbuye, ahubwo ikwihera ubugingo buhoraho kubw'urupfu rwa Yesu rwasimbuye urupfu wagombaga kuzapfa. Aho iyo hanyuze udakijijwe rero, bahubwira ngo uzakirizwa mu masengesho baba bakubeshya. Nta handi hantu umuntu akirira urupfu rw'iteka keretse ku musaraba wa Yesu. Iyo umaze kuharenga nta wundi mukiro uhari. Bahubwira ati oya, warikijijwe, atari ko kugira ngo uzajye mu ijuru biragusaba gutanga ibi, biragusaba gusenga, biragusaba gutura, biragusaba kwiriza, biragusaba kwambara gutya na gutya n'ibindi bakubwira ngo byakujyana mu ijuru. Ariko ni ukukubeshya, ni ukukubeshya cyane, kuko nawe warabikoze ariko wumva ko mu mutima yakubwira ngo ntabwo uzajyayo. Ntabwo uzajyayo kubera ko ntabwo iyo ari yo nzira. Aho ugomba gukirira ni kuri Yesu gusa. Niba waravuye kuri Yesu udakiza urupfu rw'iteka, ntabwo uzarukirira imbere. Ntabwo umuntu abanza ngo yizere Yesu hanyuma kiba ari igice abonye cyo gukira kwe, noneho ikindi gice kizave mu mirimo ye bijye byakuzura ajye mu ijuru. Ntabwo bibaho ibyo. Niyo mpamvu nyine abanyuze muri iyo nzira yo bose bahora bumva batarakize, nubwo bavuga ko bakijijwe ariko nta kintu bigeze bakira. Kuri Yesu niho honyine ukirira, ukavuga ngo ubwo Yesu yapfuye urupfu nagombaga gupfa, nge sinkirupfuye. Ibyo Imana ikabyemeza umutima wawe, kuko ni naho urupfu rw'iteka wumva rudiha, wumva rugukomanga. Uwo munsi ubyemereye ukumva urakize, ukumva ruvuyemo, ukumva ugize amahoro n'umunezero by'uko utakirimbutse, ariko nta kindi bikesha ari ukwishuriwe ko wapfuye. Urwo rupfu yarupfuye kugira ngo wowe utazarupfa, hanyuma ukaba wiboneye impano y'ubugingo buhoraho ibonerwa muri Kristo Yesu. Icyo rero nicyo cyonyine kibasha gukiza umutima w'umunyabyaha, umuntu akava mu rupfu akajya mu bugingo buhoraho. Icyo nawe ukizeye uyu munsi, ijuru warirarana. Ntabwo ari ibindi bintu usabwa, ni ijuru uhabwa ukarigendana aho uri hose, ukabaho nta mutima ukubwira ngo uzarimbuka. Ukaba wumva ko wamaze kwemerwa mu ijuru, ndetse ukabona ariyo mu buryo bw'umwuka, nk'uko umwanditsi w'Efeso avuga ngo Imana yaduhinduranye bazima na Kristo, hanyuma iratuzamura itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'Imana turi muri Kristo Yesu. Ubu ugeze mu ijuru mu buryo bwa mwuka, nubwo buzajyayo mu buryo bw'umubiri. Ijuru rero ukabura ribonye kandi bikaba birarangiye. Ntabwo inyuma ibizakurikira nta ruhare bigira na ruto mu kujyana mu ijuru. Uko uzitwara, uko uzabana n'abandi, uko uzasabana n'Imana, ibyo ni ibindi bikurikira ariko bitagira uruhare mu kujyana mu ijuru. Urabanza ugakira, ugakira urupfu rw'iteka bikarangira, ukamenya ngo rurakize, bishingiye ku cyo Yesu yakoze gusa, nta kindi cyawe kijeho. Hanyuma ibindi bikurikira ni ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, ni ubuzima uzagenda ubana n'umubyeyi wawe, ni ubuzima uzabana n'Imana ikagenda ikwigisha, igutoza ubuzima bushya bw'abantu bakize urupfu rw'iteka. Apana abantu bazarukira, ahubwo abantu bamaze kurukira. Dushima Imana rero nanone nyine kuko uyu mwanya duhaye wo kugira ngo twiganirire ku iyo mpano Imana yatwihereye mu mwana wayo. Nawe tugushimira ku mwanya wawe watanze kugira ngo tuganire, tukwibutsa gukomeza gusangiza iri jambo ry'ubutumwa bwiza inshuti zawe, kandi tukwibutsa ko wemerewe kutwandikira, wemerewe kuduhamagara kuri nimero twavuze tugitangira 07844257 kugira ngo dukomeze tuganire. Aho ufite ikibazo ukibaze, tuba twiteguye kugusubiza igihe cyose. Imana ishimwe kubwira ijambo ry'ubutumwa bwiza, ariko cyane Imana ishimwe ku bwa Yesu we byiringiro byacu. Imana ishimwe kubwe we tuboneramo ako gakiza kadukiza urupfu rw'iteka. Murakoze rero, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe none n'iteka ryose. Amen.